Nshuti muvandimwe uduteze amatwi kuri Marayika Wundi TV, turagusuhuje kandi turakwakiriye mu mwanya nk'uyu nguyu. Imana iduhane umugisha. Muri kumwe na bagenzi banyu nk'uko bisanzwe, Nzovu y'Imirindi Emmanuel ndetse na Byiringiro Simeon. Reka twizere ko abadukurikiye bari amahoro kandi n'abafite ibibazo nta handi tubitura keretse kuri Kristo wenyine. Reka mbere yuko dutangira icyigisho tubanze dusenge Imana. Uhoraho Data wa twese, Imana ikomeye kandi ituye aharengeyeho mu ijuru, tugushimiye uburinzi bwawe, uhabwe icyubahiro. Kandi tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo twige ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, he kubaho twebwe ahubwo abe wowe, kandi uhabwe icyubahiro muri twebwe, kandi amagambo tugiye kwigira aha hantu muri ibi byigisho atubere inyunganizi mu bugingo bwacu, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti muvandimwe udukurikiye kuri Marayika Wundi TV, tugiye kwiga icyigisho cya kabiri kitubwira ngo ubutumwa buri mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Ngo niho tugiye kwibanda ku butumwa bari barahawe kandi ubwo butumwa bahawe natwe buratureba uyu munsi. Impamvu nta yindi ni uko twabonye yuko natwe tugeze ku rugabano rw'isi ihoraho nk'uko abisirayeli byari bimeze, kandi nanone abo mu gihe cya Pawulo yandikiraga aba bantu twise Abaheburayo, ngo nabo niko byari bimeze cyane ko abenshi bari bacitse intege. Aho icyigisho kiri buze kwibanda ni muri aya masomo akurikira, ni mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 14, Luka igice cya mbere umurongo wa 30 kugeza ku wa 33, Zaburi y'132 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5, Abaheburayo igice ni cya kabiri umurongo wa 4 kugeza ku wa 16, Abaheburayo igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, urwa mbere rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa 9, Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 12. Icyo kwibukwa kiboneka mu Baheburayo igice cya 8 umurongo waho wa mbere ahavuga ngo nubwo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki, dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane iyo mu ijuru, ukorera ahera ho mu ihema ry'ukuri, iryo abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana ihabwa icyubahiro. Mu kanya turi buze kugenda tubigarukaho uko turi burusheho kwimbika mu cyigisho. Murakoze cyane. Nk'uko turi kuri iyo ngingo yo ku isabato nimugoroba, batangiye batubwira amateka y'inyandiko zari zimaze imyaka. Inyandiko y'Abayahudi yanditswe mu myaka mike nyuma yo kwandika urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, hagana mu myaka 100 nyuma ya Kristo, irimo iri sengesho. Ibyo byose nabivugiye imbere yawe Mwami Imana, kubera ko twabwiwe ko waremye iyi si ku bwacu. Noneho Mwami Imana, dore ibihugu bifatwa nk'aho ntacyo bimaze, biradukandamiza kandi bikaturimbura, ariko twebwe ubwoko bwawe, abo wise imfura yawe, umwana wawe w'ikinege, bakunambaho kandi b'inkoramutima zawe, twashyizwe mu biganza byabo. Aya ni amagambo yaje kuboneka nyuma y'uko urwandiko rw'Abaheburayo rwari rumaze kwandikwa, ariko aboneka nk'isengesho n'ubundi rigaragaza yuko hari uburyo yenda ubwo bwoko bwari bukomerewe ku rwego rukomeye, ariko bongera kugaruka ku byerekeranye n'amateka yabo ndetse n'uko Imana yabahamagaye. Aya magambo turi kubona hano avuga ngo imfura zawe, abo wagize ikinege, bariho baratwarwa n'abanyamahanga babandi bigaragara yuko ntacyo bavuze. Iri ni isengesho ryabonetse, ariko ryagaragazaga uburyo aba bagabo bari babayeho cyangwa se n'ibibazo bari bafite mu buryo budasanzwe. Njyewe naryise cyangwa naribonye nk'isengesho ryarimo kwiheba no kwibwira ko Imana yabatereranye. Niyo mpamvu kuri aka gasubi ko hepfo barimo kutubwira ngo abasomyi b'urwandiko rw'Abaheburayo biyumvisemo ikintu nk'icyo ngicyo, ikintu cyo gutereranywa,
cyo gutereranwa. Baravuze ngo niba ari abana b'Imana, niba bari abana b'Imana koko, ni ukubera iki bahuye n'ibibababaza nk'ibyo ngibyo wari umaze kudusomera? Icyo ni ikibazo. Ariko byagenda kose ntabwo Imana igeze itererana abantu bayo. Watubwira muri make ibyo turi bwibandeho ariko binagaragaza uburyo Imana itigeze itererana abantu bayo? Murakoze cyane. Uko byagenda kose hari amagambo agaragara hano y'ibyo tugomba kugenda twibandaho. Icya mbere turi buze kubona ni nka Kristo nk'umwami wacu. Hari amagambo hano Pawulo yavuze akomeye cyane, bityo Pawulo yandikiye Abaheburayo agira ngo akomeze kwizera kw'abizera bari mu bigeragezo. Bivuze ngo ibintu turi buze kugarukaho ni ukureba Yesu wagombaga kugaragara mu gukomeza abari bafite kwizera, abari basa naho bacitse intege ku byerekeranye n'ibigeragezo byabageragaho. Ikindi kandi natwe turaza kugaruka tureba ukuntu natwe ibyo ngibyo natwe bitureba. Ikindi ni ukwitegereza amasezerano y'Imana uburyo agomba gusorera muri Yesu Kristo wicaye iburyo bwa Se, kandi ko vuba bidatinze azaza kutujyana iwacu. Ibyo nabyo ni ibindi Pawulo yagarukagaho, ariko natwe turi buze gukomeza kwitegereza. Yesu niwe udusabira imigisha kuri Se, ni nayo mpamvu dukeneye gushikama mu kwizera kwacu kugeza ku iherezo. Byose turagenda tureba ukuntu noneho Yesu ari we udufasha, kandi akaba ari nawe ukeneye muri uku gushikama kwacu, kandi akaba ari we uzanadufasha kugeza ku iherezo. Yego, urakoze cyane. Ingingo yo kuwa mbere iratubwira ngo Yesu ni umwami wacu. Imwe mu ngingo zikomeye cyane igitabo cy'Abaheburayo cyangwa urwandiko rw'Abaheburayo rwagarutseho, ndetse n'izindi nyandiko wasanga zibivuga, ni ingingo igaragaza ubutware bwa Yesu. Baravuze ngo ingingo y'ingenzi mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ni uko Yesu ari umutware wicaye iburyo bwa Se, nk'Imana Yesu bwa Se. Nk'Imana Yesu yahoze ari umutware w'ijuru n'isi, ariko Adamu na Eva bamaze gucumura Satani yabaye umutware w'iyi si. Nyamara Yesu yaraje atsindira Satani ku musaraba, asubirana ububasha bwo kuba umutware w'abamwemera nk'umukiza wabo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu hano bakomeje batubwira ngo hari amasomo batweretse y'uburyo Kristo yimitswe, nk'uko tuyabona mu Baheburayo igice cya mbere murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Ariko aya masomo ndayakubira mu bintu bigeze muri 3 kugira ngo turebe ubu butware bw'umwami. Umugabane wa mbere ugaragaza Imana yerekana Yesu nk'umwana w'umwami. Ubu ni umugabane wa mbere, Imana niko yamwerekanye. Umugabane wa kabiri, Imana yeretse umwana wayo ababa mu bikari byo mu ijuru bayemera kandi bemera no kwiramya, bayiyobotse, kandi nanone babwirwa yuko uwo mwana w'Imana weretswe abo bantu ubwami bwe cyangwa ingoma ye izahoraho iteka ryose. Icya gatatu ni uko Imana yahaye umwana wayo ububasha busesuye bwo gutegeka isi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ibi byose biboneka muri iyo mirongo twari tumaze kuvuga, haba mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 13 na 14, ndetse no muri iyo mirongo yindi ninamaze kubabwira. Yesu ni umwami. Amen rwose. Murakoze cyane. Iyi ngingo itubwira ko Yesu ari umwami wacu, bakomeje batubwira yuko imwe mu myemerere y'ingenzi cyane kuruta iyindi yo mu isezerano rishya ni uko Imana yuzuriza muri Yesu amasezerano Dawidi yasezeraniwe. Ni ibintu rwose nk'uko babitugaragarije mu rwa 2 rwa Samweli igice cya 7 umurongo wa 8 kugeza kwa 16, Luka igice cya 2 umurongo wa 30 kugeza kwa 33. Yesu yakomotse mu gisekuruza cya Dawidi no mu mudugudu wa Dawidi. Mu gihe cy'umurimo we hano ku isi, abantu bakunze kumwita mwene Dawidi. Bakunze kumwita mwene Dawidi. Yashinjwe ikirego cyo kwita umwami w'Abayuda. Petero na Pawulo babwirije ubutumwa buvuga ko Yesu yavutse mu buryo bwo gusohoza amasezerano Dawidi yasezeraniwe. Kandi Yohana nawe yamwise intare yo mu muryango wa Yuda. Iki turi ku ngingo itubwira ngo Yesu ni umwami wacu. Birumvikana uko byagenda kose nta nicyo dushobora gukora ngo tubikoreho. Icyo akora
turamutse twizeye icyo Bibiliya itubwira, Kristo dukwiriye kumwemera nk'umwami wacu, kuko inyandikira bigaragaza ku rwego rukomeye kandi biraharatuye mu buryo budasanzwe. Birumvikana ko urwandiko rwandikiye Abaheburayo rwemeranya nabo. Imana yasohoje amasezerano yasezeraniye Dawidi binyuze muri Yesu. Imana yamuhaye izina riruta ayandi. Imana ihabwe icyubahiro. Ishimangira uburyo ari umwana wayo, ihamya mu buryo budasubirwaho ko ari umuremyi n'umwami, kandi yicaye ku ntebe iburyo bwa se. Ikindi kandi dukurikije ibivugwa mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 4, Yesu ayobora abantu mu buruhukiro bw'Imana no kutwibutsa ko Yesu ari we mwubatsi w'inzu y'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Dukomeje kwitegereza Yesu ku rwego rukomeye kandi mu buryo budasanzwe, tumubona nk'umwami, kandi koko ni umwami, kuko n'ibyo yadukoreye nta wabasha kubikora. Niba yarabanje kurema kandi n'isi yakwangirika, akagaragara ayicungura, akazuka na n'uyu munsi wa none akaba yicaye iburyo bwa se ategereje kurokora abo ngabo yise ubwoko bwe, yabuzwa n'iki kuba ari umwami? Ni umwami abantu babyemera batabyemera, ariko isi ni nayo wayihanze. Urakoze cyane. Mu gusoza iyi ngingo, nshuti muvandimwe udukurikiye kuri Marayika Wundi TV, hano bakomeje batubwira ko Yesu ari umutware w'iyi si wemewe n'amategeko. Bitewe n'uko dukurikije ibyo umaze kudusomera n'ibyari byarasezeranywe byose ku bigendanye na Dawidi, ibi byose bigaragara ko byabonekeye muri Yesu, cyangwa se byujurijwe muri Yesu. Kubw'iyo mpamvu rero ni umutegetsi, ni umwami, ni n'umugaba yemwe, kubera ko niko ibyanditswe bibitugaragariza kandi byemewe n'amategeko. Ari mu ntambara ahanganyemo na Satani wari warigaruriye iyi si, yibwira yuko ahari yamaze kuyigarurira no kuyifata, bitewe n'uko umuntu yari amaze gucumura. Kubw'iyo mpamvu rero mu by'ukuri dukwiriye kugira umutuzo n'umutekano mu gihe cyose dusobanukiwe yuko Yesu ari we mutware w'iyi si. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Niba Kristo ari we mutware, nta mpamvu yuko dutekereza ko twateranywe nk'uko tubibona mu cyigisho cyari cyamaze gutambuka, ahubwo arahari kandi niwe uyoboye byose, n'amateka y'isi ari mu biganza bye. Kubw'iyo mpamvu ibigeragezo n'ibiturwanya byose arabizi, nitumwiyegurire hanyuma ayobore byose kandi abe byose, kugira ngo dushobore nanone kugira amahirwe yo kwakira uwo mutuzo n'umutekano, cyane ko yavuze ko yamaze gutsinda Satani, ndetse yamaze gutsinda Satani yibwira yuko yari yamaze kwigarurira iyi si yacu. Ingingo yo kwa kabiri itubwira ngo iki? Ingingo yo kwa kabiri iratubwira ngo Yesu ni umuhuza wacu. Ingingo yo kwa mbere turabonye ngo Yesu ni umwami wacu. Ingingo yo kwa kabiri, Yesu ni umuhuza wacu. Hano batangiye batubwira ngo igitekerezo gitangaje dusanga mu iyobokamana ryo mu isezerano rya kera ni iry'uko umwami wasezeranywe mu muryango wa Dawidi yagombaga guhagararira ishyanga imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo Yesu nk'umuhuza, icyo tubona ni uko mu isezerano rya kera Kristo yakomeje kugaragazwa nk'umuhuza ukwiriye kugaragara hagati yacu n'Imana, akatubera umuhuza uduhuza muri ubwo buryo. Hano hepfo rero baduhaye amasomo atari makeya, ahubwo amasomo menshi agenda wenda agaruka ku byerekeranye n'uburyo Kristo yagombaga kugaragara, ndetse n'uburyo ki yari agiye gucungura abantu ku buryo budasanzwe. Ariko noneho Isirayeli yari umwana w'Imana, kandi Imana yifuzaga kubaha abantu bagombaga, yifuzaga kubaha ahantu bagombaga kuruhukira kera, kure y'abanzi babo. Ikindi kandi Imana yagombaga gutoranya ahantu hagati muri bo aho yagombaga gutura, izina ryayo rikamenyekana. Aya masezerano Isirayeli yasezeraniwe yagombaga kuzurira mu mwami wasezeranywe ukomoka mu muryango wa Dawidi. Yagombaga gufatwa nk'umwana w'Imana. Imana yagombaga kumujyana kure y'abanzi be, akubaka urusengero rw'Imana i Siyoni, aho Imana yari gutura, izina ryayo rikamenyekana. Ibyo bisobanuye ko Imana yagombaga gusohoza amasezerano yasezeraniye Isirayeli binyuze mu mwami wasezeranywe wo mu muryango wa Dawidi. Umwami wo mu muryango wa Dawidi yagombaga guhagararira Isirayeli imbere y'Imana. Hano hejuru hari amasomo baduhaye
wenda mubonye akanya mwaza kuza kuyasoma, ariko aya masomo baduhaye agaruka muri iyi ngingo, muri iyi subi dusomye hepfo, agaragaza icyifuzo cy'Imana n'umugambi Imana yari ifite ku bwoko bwayo, nuko bwagombaga gutura ahantu habwo hihariye, noneho bukaba ubwoko busa n'ubutuye ukwabwo kandi bufite ibyangombwa biburanga, nk'uko twagiye tubibona mu migisho yagiye abanza. kandi aho bagombaga nk'Imana nk'umuhuza bagomba kubakira Imana urusengero, ari uko Imana itaba muri urwo rusengero gusa, ahubwo kugira ngo babone ahantu bazajya bahurizwa n'Imana binyuze mu kuba babyemeye ku giti cyabo. Kandi Imana yari ifite isezerano ryo kuza gutura hagati muri bo binyuze muri Dawidi nk'uko Imana yari yarabisezeranye, kandi niko byaje kugenda. Imana ibihimbarizwa. Amen. Reka amwe muri ayo masomo tuyabahe, ko hari igihe harimo abatagira amahirwe yo kubona igitabo cy'ibyigisho. Amwe muri ayo masomo ni ukuva igice cya 4 umurongo wa 22 na 23, ndetse na Samweli igice cya 7 umurongo wa 12 kugeza kwa 14, Zaburi ya 132 umurongo wa 1 n'uwa 5, uwa 11 kugeza ku wa 14. Aya masomo mwabona uburyo Yesu yari umuhuza wacu. Hano rero bakomeje batubwira ko umwami niwe wagombaga guhagararira isano Imana yari ifitanye n'ubwoko bwayo. Kandi nanone uyu mwami kimwe n'abantu ayoboye yagombaga kuba ari inyangamugayo, kugira ngo Imana nayo ibone uburyo isohoza isezerano ryayo, haba mu kubaha imigisha ndetse no kubarinda. Ariko ikibabaje nuko icyo Imana yashakaga kuri abo bami atari ko byagenze. Abami benshi bagiye bahemukira Imana, aho kuyobora abantu ku Mana, ahubwo bakayobora abantu ku bigirwamana. Hano baratubwiye ngo isezerano rya kera ririmo inkuru nyinshi z'uburyo abenshi muri abo bami batakiranukaga, bityo bituma Imana itabona uburyo itanga imigisha yayo. Twabonye mu byigisho byatambutse atari ko Imana itari kubaha imigisha yayo, ahubwo nuko abantu babaga batiteguye kuyakira. Muri ubwo buryo kutabaha uburinzi bwayo, igihe cyose abantu banze Imana baba bahakanye uburinzi bwayo ibakuraho, hanyuma Satani akabarohaho ibyago n'iki n'amakuba. Niko abami benshi rero bagiye bagendekera Imana, aho kugira ngo bayibere indahemuka. Muri ubwo buryo rero hari icyo tubona ikitarashobokeye mu bami b'abantu cyashobokeye muri Kristo, cyane ko turi kwiga ingingo ivuga ngo Yesu ni umuhuza wacu. Uyu muhuza w'umuntu byaranze, ariko Imana itanga umuhuza nk'Imana yagombaga kwikorera byose. Haratubwira ngo inkuru nziza ni uko Imana yohereje umwana wayo akavukira mu muryango wa Dawidi, kandi akaba yarakiranukiye Imana mu buryo bwuzuye. Ku bw'ibyo Imana ifite ubushobozi bwose bwo gusohoza amasezerano yose yasezeraniye ubwoko bwayo binyuze mu mwana wayo. Noneho nk'umwami, niba abantu bamwemera, birumvikana yuko ibyasezeranywe kubera ko akiranuka mu rugo rw'Imana hose, abana b'Imana bazabona imigisha yose yabasezeraniye, cyangwa babona imigisha yose Imana ibasezeranira. Igihe Imana ihaye umugisha umwami, abaturage bose bo mu gihugu cye bagerwaho n'iyo migisha. Iyo niyo mpamvu Yesu ari umuyoboro Imana inyuzamo imigisha yayo ikatugeraho. Ni umuhuza, akaba n'umuyoboro Imana inyuzamo imigisha yayo. Ibyiringiro byacu rukumbi by'agakiza biboneka muri Yesu wenyine, no mu byo yadukoreye Imana yacu ihimbazwe. Dukeneye kwiyegurira Kristo, niwe muhuza. Ibyo abami b'abantu batashoboye gukora b'Abisirayeli bagombaga ko bahagarariye Imana mu gihugu, Yesu byose yarabishoboye. Kubw'iyo mpamvu rero imigisha Imana iha uwo mwami wacu natwe itugeraho, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen rwose. Hano hari ikibazo basorejeho batubaza, atubwira ati nawe tekereza inshuro utubahirije ibyo usabwa mu isezerano kugira ngo risohozwe. Ibyo bitwigisha iki ku birebana n'uburyo dukwiriye kwishingikiriza kuri Yesu wenyine ku bw'agakiza kacu? Buriya nitubyitegereza, niba Abisirayeli tubonye ko hari ibyo bigeze bakora bikarangira imigambi y'Imana idasorejwe mu buzima bwabo, natwe tubikurikiranye twasanga ari byo byinshi tutubahirije, kandi Imana yarashaka ko tubyubahiriza kugira ngo imigisha y'Imana isore ku buzima bwacu. Rero nuko tubonye ko ibyo abantu bananiwe gukora byasohoreye muri Kristo, kandi Kristo akabishobora. Uyu munsi wa none icyo dufite ni kimwe, twishingikirije kuri uyu mugabo ari we Yesu Kristo. Natwe ibyo tudashobora, niba turi gutekereza tutashoboye, uyu munsi twabishobora. Ndabona
ariko ni uburyo Imana yadushyiriyeho. Niba yaradushyiriyeho umuhuza, ntitumwemerere aduhuze, nicyo cyiza. Ni intwari yacu. Hano ni ikintu gikomeye cyane. Turahabona igitekerezo cy'Abisirayeli kiboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 8 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Turahabona Abisirayeli babwira Samweli ko bashaka umwami. Samweli atangira kubyibazaho, kubera iki abantu bashaka umwami, ariko aramubwira ati turashaka umwami. Ni iki bamushakiraga? Hari ibintu by'ingenzi bashakiraga umwami. Icya mbere, bashaka ko abategeka. Icya kabiri, abacira imanza. Icya gatatu, akababera umugaba mu ntambara. Ibi ni ibintu bitatu bashakiraga umwami. Ariko nk'uko tubibona ariya hejuru, nk'uko twabibonye muri iyi ngingo yari imaze kurangira, n'ubundi umwami hari icyo yagombaga gukora, kandi icyo yagombaga gukora ni uko yagombaga guhagararira Imana mu gihugu. None ko bari bisabiye umwami kandi ari umuntu mugenzi wabo, byari kuvamo hari uburyo Imana yumvise icyifuzo cyabo, kandi icyo cyifuzo cyabo tukibona mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo mu gice cyaho cya 2 umurongo wa 14 kuza ku murongo wa 16. Abazabona umwanya bazahasome. Ahangaha tuhabona Kristo wagombaga kuvuka mu muryango w'Abisirayeli, kandi umwami birumvikana abagomba kubavuka mu bene gihugu. Ibyo batubwira ko ngo yarahuje amaraso nabo, nivuga ngo yarahuje isano nabo, ariko isano ishingiye n'ubundi ku maraso, kandi burya nicyo abantu bapfana. Noneho twongera kumubona nk'umuntu wabayeho, akaza akabera umugaba ubwoko bwe. Kubera iki? Kubera ko yakuyeho urupfu, arukujeho urupfu rwe igihe yemeraga gupfa, kugira ngo batinye urupfu be gukomeza kurutinya. Abaheburayo bakomeza batubwira yuko nanone Kristo atatabaye abamarayika, ahubwo yatabaye abantu. Birumvikana rero icyo abantu batari gushobora gukora, Kristo yashoboye kugikora. Umwami w'abantu iyo bagapfuye, birumvikana cyabaga ari ikiriyo gikomeye, kandi abantu bakaba babuze umuntu w'ingenzi, bikaba bishobora no gutuma byaba n'intsinzi ku mwanzi. Ariko urupfu rwa Kristo rwatesheje agaciro imbaraga zose za Satani. Imana yacu yagwa icyubahiro. Hano hari amagambo bavuzeho ku rwego rukomeye kuri iyo subi wari umaze kutubwiraho mu ncamake. Baratubwiye ngo Abisirayeli basabye umwami kuko bari bamaze kwibagirwa yuko Uwiteka ari we mwami wabo. Burya iyo twamaze kwibagirwa Uwiteka nk'umwami wacu, hari ibindi dusaba. Iyo baza gukomeza kuzirikana yuko Uwiteka bakuye mu gihugu cya Egiputa akabazana akabageza mu gihugu cya Isirayeli akiri umwami wabo, bagomba kumugirira icyizere kandi agakomeza akaba umwami. Burya ngo gusaba umwami bari bamaze kwibagirwa. Ibyigisho ndabyibuka ko twigeze tubigarukaho. Kwibagirwa ndetse no kwibuka ngo ni ibintu bigendana. Iyo umuntu atari kwibagirwa aba yibuka, kandi iyo umuntu atari kwibuka aba yamaze kwibagirwa. Tuzirikane ibyo twibuka niba ari iby'ingenzi nk'uko Imana ibidushakiraho. Nk'uko wari umaze kubigarukaho rero, wari umaze kugaragara yuko ibyananiye, ibyo basabye Imana yiboneye icyifuzo cyabo ikigaragariza muri Yesu Kristo, nk'uko wari umaze kubivugaho mu buryo burambuye. Rero bakomeje batubwira yuko iryo shyanga Imana yagombaga kurikiza, arikurikirishije imbaraga zayo bwite, nta mbaraga z'umuntu zigiyemo. Twagiye tubyiga mu buryo bukomeye ngo ariko Uwiteka niwe wari wagomba kwirwanira intambara kandi akayitsinda. Bityo hari amagambo yagaragaje avuga ngo abajyanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo, kandi ayo magambo n'Uwiteka we yavuze. Kandi nabo bazakurwayo, kandi iminyago y'abanyamwaga izarekurwa, kuko ari njye uzakurwanira n'ukurwanya, ni njye uzakurwanira n'ukurwanya, kandi nzakiza abana bawe. Ni amagambo aboneka mu gitabo cya Yesaya igice cya 49 umurongo wa 25. Yesu niwe agomba kurwana intambara kandi akayitsinda. Uwiteka niwe wari wibereye ku rugamba. Niyo baza kubizirikana mbere bataribagiwe, Yesu yagomba gukomeza kuba umwami wabo kandi akabarwanira hagati yabo n'abo banzi bashakaga kwikiza, kuko Uwiteka ari we ntwari yabo.
Yego, urakoze cyane. Muri ubu buryo mu kuba intwari yabo kimwe n'uko ari intwari yacu, abami benshi b'abantu ntabwo bashoboye kugarura abantu ku Mana, ariko Kristo wiyongeye kugarura intekerezo mu buryo bukomeye kandi bwuzuye, abigarura ku mwami Imana ikomeye ishobora byose. Nanone nk'umwami wacu Yesu atubera umugaba ku rugamba duhanganyemo n'umwanzi. Haleluya. Kandi turabona ko nicyo abantu bashakiraga umwami, ariko abantu nyine ni abantu bakora iby'abantu, byose rero byuzurira muri Kristo. Kristo rero ni umugaba kandi akaba umugaba w'abanyantege nke. Wigeze ubigarukaho, ni abanyantege nke bisunga imbaraga za Kristo, abazi ko badashoboye kurwana iyi ntambara bakishingikiriza Kristo, ababera umugaba akabarwanira kandi akabatsindira. Hanyuma rero ahangaha bongera kutubwira ko nanone uyu Kristo ahanganyemo mu ntambara ahanganyemo n'umwanzi, yongeye kugeranya uburyo Dawidi yahanganyemo na Goliyati kandi yaramutsinze. Si uko yari yishingikirije imbaraga za kimuntu, ni uko yari yishingikirije imbaraga z'Imana. Kuko yabwiye Goliyati, yaramubwiye ngo unteranye inkoni boshye ndimbwa, yaramubwiye ngo unteranye amacumu n'uducumu n'ingabo n'ibiki byose mu buryo bwa gisirikare, ariko njyewe ngutiye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli wasuzuguye uyu munsi. Birumvikana ntabwo yaje mu izina ry'Uwiteka. Kurwana ku ruhande rwa Kristo ntabwo ari twebwe turwana mu by'ukuri, niwe urwana, hanyuma yatsinda tukabyitirirwa, ariko byose niwe uba yagenje gute, yabikoze. Hano baratubwiye ngo ariko Uwiteka aravuga ati, wari umaze kuhasoma, nk'abakirisitu akenshi dukunze gutekereza ko turi mu ntambara ya twenyine turwana na Satani. Iyo dusomye amagambo ari mu rwandiko rwandikiwe Abahefeso igice cya 6 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 18, havuga uburyo dukwiye kwambara intwaro zose z'Imana, twakwibwira ko muri iyo ntambara turi twenyine. Nyamara ari kutubwira ngo tubona ko ibyo ari ukuri, nibyo koko turi mu ntambara duhanganyemo n'umwanzi, ariko se turi twenyine? Oya, Imana ni umuneshi wacu, itujya imbere ikaturwanirira. Turi bamwe mu ngabo zayo ijyana nazo ku rugamba, akaba ariyo mpamvu tugomba kwambara intwaro zose zikadukingira. Ikindi kandi ntabwo turwana twenyine. Ijambo riboneka, hari ijambo rivuga ngo mu gice cya 6 cy'Abahefeso riri mu bwinshi, risobanuye ngo nk'itorero turasabwa gutwara intwaro zayo tugafatanya urugamba, kuko umugaba wacu aturangaje imbere kandi uwo ni Imana ubwayo. Hano hari ijambo bavuze ngo havuga ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana. Burya nubwo turi kumwe na Kristo akaba ari utuyoboye nk'umugabo ukomeye n'Imana ishobora byose, ariko natwe dukeneye gushyira hamwe, haba nk'itorero dukeneye gushyira hamwe tugafatanya uru rugamba. Kandi nanone nk'itorero muri ubu gushyira hamwe, nanone tukemera kugendera munsi y'ububasha bwa Kristo, kugira ngo nawe ashobore kubona uburyo atuyobora kandi dushobore gutsinda. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen rwose. Ndumva ingingo yumvikanye. Yego, wakomeza noneho n'ingingo yo kuwa 4 itubwira ngo Yesu ni umutambyi wacu mukuru. Yesu ni umutambyi wacu mukuru. Tutarakomeza izi ngingo zose uburyo zigiye zubakitse mu buryo bwiza, ku buryo ki ari ingingo iri guhita yumvikanisha icyigisho tugiye guhita twinjiramo. Yesu ni umutambyi wacu mukuru. Duhita twinjira mu isezerano rya kera tukareba icyo abatambyi bari bamaze. Hano rero ngo mu gice cya 5 kugeza mu gice cya 7 havuga inshingano ya 2 ya Yesu. Ni umutambyi wacu mukuru. Umwanditsi w'urwandiko asobanura ko ibi bisohoza isezerano Imana yasezeranije umwami wasezeranywe uzakomoka mu muryango wa Dawidi, rivuga ko uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki, nk'uko byongeye kwandikwa mu Baheburayo igice cya 5 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Yesu Kristo nk'umutambyi wacu mukuru twongera kumubona mu buryo budasanzwe, kandi koko tumubona mu buryo bwa Melikisedeki. Ubwo ngo duhita twinjira mu mateka tukareba ibya Aburahamu na Melikisedeki wari umutambyi utagira se, ntagire na nyina,
ariko wagaragazaga icyubahiro cy'Imana muri kiriya gihe, ari nawe Aburahamu yaje guhereza icya cumi, amubwira ngo akiri icya cumi cy'Uwiteka. Aburahamu yari afite icyo yashimiraga Imana. Uyu mutambyi mukuru rero ari we Yesu Kristo, nk'uko umutambyi abereyeho guhuza, nk'uko twari twabibonye hirya, abereyeho kugira ngo aduhuze n'Imana mu buryo bwuzuye. Urakoze cyane. Hano hari amasomo ndi kugira ngo duherezemo abadukurikiye. Yego, abadukurikiye tuherezemo make. Hari avuga iby'ubwo buhuza nk'uko n'ubutambyi ko wari umaze kubivuga. Hari Abalewi igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9, n'igice cya 10 umurongo wa 8 kugeza kwa 11, Maraki 2 umurongo wa 7, Kubara 6:22 kugeza 26, Abaheburayo 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Ariko ahangaha ndimo ndibaza ikibazo ngo umutambyi ni biki yagombaga kuzuza, cyangwa se ni biki yagombaga gukora kugira ngo abe yujuje inshingano y'ubutambyi. Kimwe wari umaze kubivuga, yagombaga kuba umuhuza w'abantu n'Imana, baba Abayuda, baba Abagiriki, baba Abaroma, kimwe n'abandi. Kubera iki kimwe n'abandi? Kandi uyu mutambyi yaragombaga kuba ari Umuyuda, yagombaga kuba ari Umulewi ukomoka muri umwe muri iyi miryango y'Abayuda. Ibyanditswe bitubwira yuko n'abanyamahanga bahakwa ku Uwiteka, Imana izemera ibitambo byabo kandi ikabashyira ku musozi wayo wera, kandi ikemera muri ubwo buryo n'ibitambo bagenje gute bayizaniye ku musozi wayo wera. Kandi Pawulo aho yatubwiye ko abizera baba abaragwa kimwe na Aburahamu wagenzaga gute, wizeraga. Yesu ari mu isi nawe yabwiye Abayuda ko batirata ngo ni Abayuda ibyo byonyine, ko ahubwo Imana ibasha no guhindura amabuyemo abana bande ba Aburahamu. Kubw'iyo mpamvu rero abizera bose ibitambo byabo byagombaga kwemerwa binyuze muri ubwo buryo bazaniyemo umutambyi ibitambo byabo. Hanyuma rero umutambyi yagombaga gutuma habaho umushyikirano hagati y'abantu n'Imana. Icyo nanone icyo umutambyi akoze cyose cyagombaga kuba ari igifasha abantu gushyigikira no kuzahura umushyikirano abantu bagomba kuba bafitanye n'Imana. Umutambyi yagombaga gutamba mu mwanya w'abantu, kuko atari buri muntu wese yizaniraga igitambo, ariko nanone siwe wagitambaga. Yagombaga kugira umuhuza nk'uko turimo kubibona, kandi uwo muhuza turimo turabona ko ari umutambyi. Ikindi kintu nanone, umutambyi yagombaga kugira ubuhanga bwo kwigisha no gusobanurira abantu amategeko y'Imana, kandi akabigisha n'uburyo bakwiye gushyira mu bikorwa ibivugwa muri ayo mategeko y'Imana. Igiheruka umutambyi yagombaga gukora ni uko umutambyi nanone yari afite inshingano yo gutanga imigisha mu izina rya Yahwe. Binyuze muri bo Imana igeza ku bantu ubushake n'umugambi byayo. Birumvikana uyu ni umutambyi nk'umuntu, ariko arimo kutubwira Yesu nk'umutambyi mukuru. Ngira ngo waduhuriza ndimo mbwira abantu icyo umutambyi yabaga ashinzwe kugira ngo abe yujuje ibyangombwa byo kuba ari umutambyi. Murakoze cyane. Wenda ntarakomeza kuri iyo ngingo yo kugira ngo tubihuze, hari ahantu wadusomeye umutambyi atuma tugira umushyikirano n'Imana, kandi buri kintu cyose umutambyi akora kiba gifite umugambi wo gutuma umushyikirano wacu n'Imana ushoboka. Aya magambo wenda twongere tuyumve neza. Ku bintu byinshi waramaze kudusomera umutambyi agomba kuba yujuje, twongere tuzirikane ko uwo mutambyi atuma tugirana umushyikirano n'Imana, kandi buri kintu cyose umutambyi akora, ubwo nibyo batatubwiye hano, yagombaga kuba akora waturangiye muri ariya masomo. Icyo umutambyi agomba gukora cyose ni igituma umushyikirano wacu n'Imana ushoboka. Bivuze ngo umutambyi atabonetse, umushyikirano wacu n'Imana ntiwaboneka. Ni nayo mpamvu umutambyi yari akwiriye kuboneka mu buryo bw'ibigaragara, umutambyi w'umuntu, kugira ngo natwe tubone uko dusohorezwa ibyasezeranijwe. Ariko noneho ibyo bintu byose Kristo turi kubona hano, Yesu nk'uko waramaze kubivuga, ni umutambyi wacu mukuru. Ibyo abo batambyi bakoraga rero mu gihe Yesu atari yakaje byacuriraga ku byo Kristo yagombaga gukora. Hano rero hari amagambo ari mu rwa mbere rwa Petero, igice ni icya 2, umurongo wa 9, tuhabona ikindi kintu
gitandukanye n'ibindi. Twebwe abizera Yesu atwita abatambyi b'ubwami. Uwo murimo utanga inshingano z'agahebuzo. Abatambyi bashobora kwegera Imana binyuze mu buturo bwera. Muri iki gihe dushobora kwegera Imana binyuze mu masengesho dusenganye icyizere. Dufite izindi nshingano z'ingenzi. Tugomba kuba abafatanyabikorwa n'Imana mu murimo wo gukiza isi. Ishaka ko twigisha kandi tugasobanurira abandi amategeko n'amateka byayo. Ikindi idushakaho ni ugutamba ibitambo by'ishimwe mu murimo myiza bimushimisha. Mbega amahirwe atangaje n'inshingano itagira uko isa. Tukiri aha ngaha bakomeje kutwereka, twabanje kureba abatambyi n'inshingano bagomba kuzuza, bigarutse kuri twebwe, natwe duhindutse abatambyi. Niba duhindutse abatambyi rero tubasha gusanga Kristo mu buryo runaka. Ariko si umutambyi mukuru turimo kwiga mu buturo bwera yari amaze iki, cyangwa se yagaragaraga ryari? Nuko ikigaragara cyo, niba hari abatambyi, ntabwo uwo murimo bakoraga wari uhagije cyane ugaragara bigendanye n'umurimo Kristo yagombaga kuzakora. Barabikoraga kugira ngo bahuze abantu n'Imana, kandi na n'uyu munsi bari kutubwira yuko ariyo mahirwe twagize. Natwe Kristo yatwise abatambyi, kandi tubasha kwegera Kristo mu buryo bwagutse cyane. Ariko noneho umutambyi mukuru we icyo yakoraga nuko aricyo na Kristo ari kudukorera uyu munsi wa none. N'ubundi ari mu buturo bwera nk'uko abatambyi bagomba gukora imirimo yabo mu buturo bwera, kandi icyo ari kudukorera n'ubundi ni ukutwunga n'Imana. Rero twebwe umurimo wacu tugomba gukora ni ukuba tumaze kwiyeza nk'uko umutambyi yagombaga kwiyeza kugira ngo abone uko atambirira abantu, abone uko batambirira bagerere aho batabasha kugera. Natwe uyu munsi nicyo dusabwa. Turasabwa kwiyeza, atari uko umuntu abasha kwiyeza, ahubwo binyuze mu cyo Kristo yasezeranye. Nyuma y'uko tumaze gukora ibyo ibisabwa kugira ngo tubone kwezwa, dufashe abantu kubahuza n'Imana. Kandi nyuma y'icyo gihe Kristo nk'umutambyi mukuru niwe uri kudukorera umuntu udasanzwe wo kudukuraho ibyaha akanatweza. Yego. Urakoze cyane mu gusoza iyi ngingo cy'umuvandimwe udukurikiye kuri Marayika TV. Baratubwiye ngo ukuri kuko turi abatambyi gukwiye kugira icyo guhindura mu mibereho yacu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Birumvikana twabonye inshingano z'umutambyi, twabonye atari inshingano zari zoroshye. Inshingano zo guhagararira, zo kuba abavugizi, inshingano zo kwigisha amategeko y'Imana no kuyasobanura ndetse no kuyashyira mu bikorwa. Ni ibintu byinshi twamaze kubona. Bagombaga kuba ari inyangamugayo muri ubwo buryo. Tubona rero muri Kristo byose byuzuriramo. Kandi uyu muntu yari umuntu watoranijwe. Niba turi abantu batoranijwe rero, mu by'ukuri dukwiriye kugaragaza itandukaniro, koko tukabaho imibereho y'abatoranijwe. Burya n'imyambaro yabo yabaga yanditsweho ngo uwatoranijwe cyangwa se uwerejwe Uwiteka. Petero niko yabigaragaje ko turi abatambyi, ubwo bigaragara yuko natwe twerejwe Uwiteka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Wakomeza n'ingingo yo kuwa gatanu. Ingingo yo kuwa gatanu iratubwira ngo Yesu ni umuhuza w'isezerano riruta ayandi. Guhera mu gice cya 8 kugeza ku gice cya 10 hari amagambo yibandwaho cyane mu murimo Yesu. Batugaragariza yuko bagaruka cyane ku murimo Yesu akora nk'umuhuza w'isezerano rishya. Ikibazo cy'isezerano rya kera rero nuko icyo ryavugagaho cyane, wenda ikibazo bari kutubwira hano nuko isezerano rishya bambe rya kera ryo ryagaragazaga ibishushanyo byacuriraga ibintu byari kuzabaho mu gihe kizaza, aricyo cyitwa isezerano rishya. Rero inzego zose zigaragara mu isezerano rya kera zigaragaza ibishushanyo no kwerekana umurimo Yesu Kristo yari kuzakora mu gihe kizaza. Nk'uko twari tumaze kubivuga rero, akaba ari nayo mpamvu abatambyi bakoraga ibyacuriraga ibyo Yesu wari kuzaza yari kuzakora. Yesu nk'umuhuza w'isezerano riruta ayandi rero, ku isubi ikurikira baratubwiye ngo Yesu akorera umurimo we mu buturo nyabwo, kandi akaduha uburyo bwo kugera ku Mana. Ibitambo by'amatungo byashushanyaga urupfu rwa Yesu wari kuzapfa mu cyimbo cyacu, ariko amaraso yabyo ntiyashoboraga kutwezaho inenge y'icyaha. Nyamara amaraso ya Yesu
atwezaho inenge y'icyaha. Kandi binyuze muri we kumwizera no kwemera umurimo we wo kuduhuza na se, dushobora kwegera Imana ntacyo twishisha. Bivuze ngo mu isezerano rya kera tubona mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 10 nk'uko twe tumaze kubivugaho, bigaruka ku byabaga mu isezerano rya kera byacuriraga ibizaba mu isezerano rishya, ariko bitangijwe n'umurimo wa Yesu Kristo yagombaga gukora. Rero icyo amaraso y'amatungo atashoboraga gukora, Kristo yaragikoze, bituma uyu munsi wa none tujya imbere y'Imana nta kintu twishisha. Ni ikintu gikomeye cyane Kristo yadukoreye, ahabwa icyubahiro. Amen. Urakoze cyane. Hano hari amagambo ngira ngo tuze kugarukaho ari mu byanditswe byera Bibiliya, ariko reka dusome n'imirongo. Abaheburayo igice cya 8 duhere ku murongo wa 8, hari amagambo atubwira ngo kuko yavuze ibagaya iti, dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kuko batagumye mu isezerano ryanjye, nanjye simbiteho, niko Uwiteka avuga. Kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, cyangwa ngo yigishe mwene se ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya, uhereye koroheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye uruta abandi. Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Binyuze muri Kristo Imana yatanze imbabazi zayo, ariko kandi abazakira ibyanditswe byera biratubwira ngo isezerano Imana izagirana nabo ntabwo ari nka rya rindi, kubera ko bananiwe kurigenderamo bararyica, ariko isezerano nzasezerana nabo ni iringiri, nuko nzandika amategeko yanjye mu nda zabo, bazaba ubwoko bwanjye, nanjye nzaba iki? Nzaba Imana yabo. Ni muri ubwo buryo rero mu gutoranya Kristo, Imana yari itangije isezerano rikomeye kandi rishya ku mugaragaro. Ryari rigizwe n'ibi: rizasohoza ibyo isezerano rya kera ryacureraga gusa. Nibyo yari umaze kutubwira. Isezerano rishya ritanga iby'umutambyi w'umuntu akaba n'Imana utunganye uhoraho yabashaga gutanga. Uwo mutambyi mukuru ntasobanura amategeko y'Imana gusa, ahubwo yacengeza no mu mitima yacu. Ibyo ntabwo umutambyi w'umuntu yari gushobora kubikora, ariko umutambyi w'umuntu akaba n'Imana, iwe arabishoboye. Uwo mutambyi atamba igitambo kitwezaho ibyaha tugahabwa imbabazi. Mu gihe umutambyi wa kera we yakoreshaga ibitambo bindi, ntabwo yashoboraga kwitambira abantu. Ariko Kristo we yabaye igitambo aba n'umutambyi, kandi tubasha kubona imbabazi n'abandi barazihabwaga, ariko twabonye ko cyacureraga igitambo kizaza, ntabwo icyo ubwacyo cyagomba gukuraho ibyaha, ariko Kristo akuraho ibyaha. Uwo mutambyi aratweza, akanaduhindura, ahindura imitima yacu yari ikomeye nk'ibuye maze ikoroha ndetse ikabonera. Mu yandi magambo, yorohera Imana kandi ikezwamo imyanda. Mu yandi magambo, ikabonera. Mu by'ukuri aturema bundi bushya. Uwo mutambyi aduha umugisha mu buryo butangaje, aduha uburenganzira bwo kwinjira mu cyumba gitunganye tukagera aho Imana iri. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kristo ni byose kuri twebwe niba twemeye kumwiyegurira. Cyane rwose. Urakoze cyane. Aya magambo ndatekereza haba kuri twe turi kuyasoma, namwe muri kudukurikira, aya magambo arimo ibyiringiro bikomeye cyane dukwiriye kugirira Imana kubera igikorwa yakoze. Bakomeje batubwira ngo isezerano rya kera, isezerano rya kera ni ukuvuga ngo Imana yateguye isezerano rya kera kugira ngo noneho yerekane iby'ahazaza. Nibyo turi kugenda dusobanura cyangwa se dusobanukirwa binyuze mu cyo inyandiko itubwira, kandi
isezerano ry'ahazaza mu byo Kristo yagomba kuza kudukorera hano ku isi. Kandi icyo ryacureraga ryari ryiza mu mwanya waryo, cyangwa se mu gihe iryo sezerano ryari rikiri gukora. Ubwo bya bishushanyo byose tubonye byacureraga ibyo Kristo yagombaga kuzakora. Ariko batubwiye muri isubi ngo bamwe batandukiriye umugambi w'iby'iryo sezerano baryiga nabi, bityo byatumye umugisha bagombaga guhabwa. Hano baravuze ngo ntibashatse kureba ibimenyetso n'igicucu ku birebanye n'ibimenyetso byerekezagaho, babuze inyungu zitangaje mu murimo Yesu atanga. Kubera kudashaka kwiga neza no kudashaka kumva neza umugambi w'iki sezerano rya kera ryari rimaze, byatumye babura igitangaje cyangwa se ikintu cy'ingenzi n'inyungu Kristo yari atuzaniye mu isezerano rishya. Kristo ni wari urufatiro rw'ubuzima bw'urusengero. Ibyakorerwagamo byashushanyaga igitambo cy'umwana w'Imana. Umurimo w'ubutambyi washyiriweho kwerekana imico y'ubuvugizi n'umurimo bya Kristo. Amagambo ari gusoza iyi ngaro aravuga ngo gahunda yose yo kuramya mu gutamba ibitambo byose n'igicucu cy'urupfu n'ibitambo byari igicucu cy'urupfu rw'umukiza ngo acungure isi. Nta gaciro ibi bitambo byari kugira mu gihe igikorwa gikomeye byari byarashyiriweho imyaka myinshi cyari kuba kirangiye. Bivuze ngo byose byacuriraga icyo Kristo yari agiye kuza kudukorera. Igihe Kristo akimara kuza rero, ibi bintu byose akamaro kabyo kari karangiye, kuko uwo byacuriragaho yari amaze kwizira, kandi icyo byakoraga yari amaze kubikora mu buryo bwuzuye. Urakoze cyane. Ndatekereza ingingo isobanutse ivuga ngo Yesu ni umuhuza w'isezerano riruta ayandi. Nuko isezerano rya kera ryavugaga nk'ibishushanyo, yaraje abishyira mu bikorwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ingingo yo kuwa gatandatu, ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa, baratubwiye ngo Abaheburayo kuva mu gice cya 10 kugeza mu gice cya 12 hari imiburo myinshi ikomeye, ariko iyi miburo bavuze ko ikubiye mu bika bibiri by'ingenzi. Igika cya mbere, byombi bigereranya igisekuru cy'abantu babaye mu butayu n'icy'abasomyi b'urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Vuga ngo abantu benshi batsindiwe mu butayu, kandi igihe Pawulo yandikaga uru rwandiko ngo yarwandikiye abizera barimo gucogora bitewe n'akaga n'ingorane bari bagenje gute bari barimo. Icya kabiri ni uko byombi biturarikira kugira kwizera. Baba Abisirayeli mu butayu bararikirwaga kwizera, baba abandikiye urwandiko rw'Abaheburayo basabwaga kwizera, kandi natwe uyu munsi turasabwa kwizera. Kubera iki? Kubera ko natwe tugeze ku rugabano rw'igihugu gihoraho. Hano baratubwiye ngo Imana yabahaye ibihamya byinshi ndetse n'ibimenyetso bikomeye cyane kugira ngo bizere. Ngo hano baratubwira ngo igisekuru cyababaye mu butayu nicyo cyabonye Imana ikora ibimenyetso n'ibitangaza imbona nkubone mu gikorwa cyo kubakura mu buretwa bwa Misiri. Banumvise Imana ivuga igihe yavugiraga ku musozi Sinayi ibaha amategeko 10. Babonye inkingi y'umuriro nijoro n'igicu cyabakurikiraga n'igicu cyabakingiraga izuba ku manywa. Bariye manu, umugati wavaga mu ijuru. Bananyoye amazi yavaga mu rutare aho bakambitse hose. Ariko ubwo bari bageze ku rugabano rw'igihugu cy'isezerano, ntibabashije kwiringira Imana, babuze kwizera, kandi ariko shingiro ry'iby'Imana isaba abantu bayo kuba bafite. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Birumvikana ibi byose Imana yibakoreye kugira ngo birusheho gutuma bizera Imana. Ariko gatoya, igihe bageragezwaga baratsindwaga maze ntibagaragaze icyizere. Pawulo arangije atubwira mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 ngo utizera ntabwo ashobora kunezeza Imana. Bababo yaba natwe ntabwo dushobora kunezeza Imana mu gihe cyose tudafite kwizera. Urakoze cyane. Hano Pawulo yakomeje agaragaza yuko natwe kimwe n'abo basekuru n'icyo gisekuru cyabaye mu butayu, natwe tugeze ku rugabano rw'igihugu cy'isezerano. Bariya bagabo babayeho muri ubwo buryo, ariko
nyuma y'ibitangaza byinshi bari bamaze kubona, bakurwa mu Egiputa, bageze mu butayu, babona amazi, barya ku byo kurya Imana iri kubihera ubwayo, kandi babonaga nta hantu bashobora kubikura. Ibyo ngibyo nyuma basoje babuze kwizera, birangira benshi barimbukiye mu butayu, abandi bapfira hafi y'urugabano rw'igihugu cy'i Kanani mu buryo bukomeye cyane. Ibi byose byaturutse ku mpamvu yo kutizera nk'uko umuvandimwe amaze kubivuga. Ariko baratubwiye ngo natwe kimwe nabo tugeze ku rugabano rw'igihugu cy'isezerano, ubwo ni gakondo y'ijuru aho tugiye kwinjira. Nyamara amahirwe yacu n'inshingano dufite natwe birakomeye. Ikintu tukizirikane, niba barariye ibyangombwa byose byashoboraga gutuma bakomera, niba bariboneye bakumva n'amatwi yabo, natwe uyu munsi tugeze hafi y'urugabano rw'igihugu gihoraho, nyamara amahirwe n'inshingano dufite birakomeye. Ntabwo twigeze twumva Imana ivugira ku musozi Sinayi, ariko twabonye uguhishurwa gukomeye kw'Imana binyuze mu byanditswe byera kurenza ibyo ku musozi Sinayi. Twahabonye Imana mu mubiri binyuze muri Yesu Kristo. Ikibazo kibazwa ni iki? Mbese twebwe dufite kwizera? Ibyacu birakomeye. Bo babyumvaga, hari n'ibyo ibitambo muri gutamba biragaragaza Yesu uzaza, ariko twebwe mu byanditswe byera twaramubonye, kandi twizera ko ijambo ry'Imana rikomoka kuri Yesu nyine. None ko twebwe ibimenyetso twabonye n'ibyo turi kwibonera mu byanditswe byera ko bitangaje binaruta ibyo babonye, mbese twe dufite kwizera? Kandi tumenye ko ku musozo ariko kwabatsinze. Natwe tubitekerezeho. Umwanditsi adushishikariza gukurikiza urugero rw'abatubanjije mu kwizera, ariko kuzurira muri Yesu ubwe. Hari amagambo Yesu yigeze avuga mu gitabo cya Luka, wenda igice ntari buze kwibuka ariko muraza kukibuka ninkibabwira. Yaranditse aravuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi? Ni ikintu dukwiriye gutekereza. Kandi nihavugwa mu isi, we kumva isi rusange, isi ituweho n'abantu, ni abantu yabwiraga, kandi niba ari ijambo ryavuzwe n'umwami bwite akaryivugira kandi areba iby'ibihe by'ahazaza, mbese kwizera ufite urabona ko uzaguterura kugakura ku isi kugeza mu ijuru? Imana idufashe kubyumva neza. Urakoze cyane. Mu gusoza iyi ngingo, reka tugaruke kuri ibi bintu by'ingenzi. Nk'abagize itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, dukwiriye gushyira hamwe mu rugamba, kandi turi inyuma y'intwari yacu Yesu Kristo. Niba tudashyize hamwe, mu by'ukuri ni umugambi wa Satani wo kuducamo ibice, ariko kandi dukwiye gushyira hamwe, ariko tuyobowe na Yesu Kristo, nibwo tutazahusha intego. Kandi nanone ibibangamira cyangwa se ibitambamira ubwo bumwe, nanone dukwiriye kubikuraho, tukirinda guha Satani urwaho rwatuma aduca intege cyangwa se atwinjirira, bityo akadukura mu murongo ukwiriye. Nk'abizera nanone bagize itorero, turi abatambyi, ndetse abatambyi bayobowe n'Imana. Kubera ko turi abatambyi bayobowe n'Imana, rero dukwiriye kwiyegurira Imana, kandi tukigisha ukuri twahawe tutaguciye ku ruhande. Ikindi nanone, imibereho yacu ni nk'iyabo mu gisekuru cyari mu butayu, kandi nanone iyo mpamvu ikwiye gutuma tugira kwizera, kandi tugakora ibishoboka byose, tugakurikira Kristo, kugira ngo tuzashobore kurangiza urugendo rwacu tutarimbukiye mu butayu. Tuzirikana Kristo ko ari umwami wacu, ko ari umuhuza wacu, ari umutambyi wacu, ari intwari yacu, ari umuhuza wa byose. Ibyo byonyine nibyo bizatuma dushobora kugera ku ntego, kandi tugashobora kugera aho yifuza ko tugera. Reka muri aka kanya tubisabe Imana, kandi tubibasabira, natwe twisabira mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenga. Imana Data wa twese urera kandi urakiranuka, turagushimye ku buryo bukomeye cyane ko wadufashije ukatugira neza, ukaduha kumenya ukuri kwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Watugiriye neza rero Kristo, nyuma y'uko umugaragaje mu bitambo, nyuma y'uko umugaragaje mu buryo bw'abatambyi n'icyo bakwiriye gukora, yaje kwigaragaza mu buryo bwiza kandi bwimbitse. Kugeza uyu munsi wa none dufite icyizere n'ibyiringiro by'uko Kristo ari umutambyi wacu mukuru kandi utwitaho. Izina ryawe Uwiteka rihabwe icyubahiro. Turakwinginze rero ngo twebwe tumaze kuryiga, n'aba bamaze kutwumva, Uwiteka utwongereye imbaraga, kandi kwizera tubonye
ukuduhereze kuko ari cyo kigeragezo cya nyuma bahuye nacyo kandi kikabatsinda. Nyagasani ude kukigiraho ibintu bikomeye cyane kandi ude kugitsinda kugira ngo kwizera kwacu gukure, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ntabwo tuzabuza ibitugerageza kutugeraho, ariko utugaragariye nk'intwari kandi ubasha kuturwanira. Udufashe kurwana iyi ntambara kandi Nyagasani utubere intwari koko, utubere umuhuza, utubere umutambyi. Nibyo twatse mu izina rya Yesu, amen.